Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, amahoro y'Imana abane namwe bene data nshuti z'umusaraba. Ibi byose muriko murabona ndiko ndabereka ubu n'ubutunzi bw'isi, ibi byose bizarangira. Nukuri ibi byose bizarangira, ibi byose ubona bizarangira. Gusa igikuru umuntu akwiye gukora no gushaka ubwami bw'Imana, kuko umuntu wese ariko arashaka ibintu by'isi nta kamaro bizamumarira, nta kamaro bizamumarira, kuko benshi baraba bakene bakiri no mu isi kandi batangiye barabatunzi, abandi bakaba abatunzi batangiye arabakene, ariko ibyo byose n'ubusa gusa. Bene data nshuti z'umusaraba, ikintu mukwiye gukora, mukwiye gushaka Imana, mukwiye kwemera mukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, kuko ubutunzi bw'isi buzarangira. Nimurebe bino bintu ndiko ndabereka, ibi byose mubona nta kamaro. Amamodoka, amazu meza, ibintu byinshi, bene data nta kamaro. Bene data nshuti z'umusaraba, nukuri ntimukangwe n'ibyiza biri mu isi, ntimukangwe n'ibyiza biri mu isi, kuko ibi byose bizarangira. Nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, kugira ngo muze muronke ijuru. Nimushake ubwami bw'Imana, nimushake ubwami bw'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mureke kwiruka gushaka ibyiza gusa, mureke kwiruka mushaka abahanuzi bahanurira amamodoka, kuko amamodoka ntago ariyo azaguha ubusafiri bwo kuja mu ijuru, ariko Yesu Kristo wenyine niwe azaguha ubusafiri, kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzaja kwa data atamujanye. Ibi byose mubona bene data ni ibintu bizashira. Bino byose ni iby'igihe gito, bene data. Yesu Kristo araje, Yesu Kristo azaza asanga amamodoka arimwo aragenda, abantu bariko baracuruza, abantu bariko baragira ubukwe, abantu mbese bariko bararongora, abandi barongorwa, abandi bari mu minsi mikuru itandukanye. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo araje, aje gutwara umugeni. Mbe wa mugeni we, woba witeguye ko umukwe ari karaza? Woba witeguye? Mbese umwenda wawe woba umeshe? Nimuze twitegure, kuko Yesu Kristo araje. Yesu Kristo arimwo araza. Ntidukangwe n'iby'iki gihe, tureke kwishushanya n'iby'iki gihe. Bene data nshuti z'umusaraba, Yesu Kristo arashaka twihana, cyane nidushaka ubwami bwo mu ijuru. Nico kintu gikuru, cyane nidushaka ubwami bwo mu ijuru. Nimuze dushaka ubwami bwo mu ijuru. Naho ubundi bino by'isi umuntu arashobora kubironka atanabisabye. Bino by'isi umuntu ashobora kubironka atanabisabye, hariho ababironse batabisabye. Bene data nshuti z'umusaraba, ntimukangwe n'ibi bintu mubona, kuko ibi byose bizarangira. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Mwene data ukuranyumviriza, ndiko ndagukangurira kwihana, ndiko ndagukangurira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo arongore ubugingo bwawe, kugira ngo uzaronke ijuru mwene data. Kuko ngaha mu isi ntago ari wanyu, ngaha mu isi ntago ari wacu, iwacu ni mu ijuru. Iwacu mu ijuru rero dukwiye kuhakorera, dukwiye gukorera ijuru, dukwiye gushaka Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu nabaha umugisha,
mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Bene data nshuti z'umusaraba, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje. Dore inzamba igiye kuvuga, inzamba igiye kuvuga, inzamba igiye kuvuga. Dore Yesu Kristo araje azananye n'abamarayika biwe baje gutora umugeni. Mwene data woba witeguye kugira ngo ujane nawe? Woba witeguye kugira ngo ujane na Kristo? Bene data muriko muranyumviriza, mwoba mwiteguye ko Yesu Kristo aje? Nimwihane, 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 ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru buregereje. Yesu Kristo araje kugira ngo atware umugeni wiwe. Yesu Kristo aje gutwara umugeni yiyejeje. Yesu Kristo aje gutwara umugeni yiyejeje. Yesu Kristo nabaha umugisha kandi abahezagire, abane namwe. Bene data reka nsenge. Uwiteka Mana ndagushima ko ibintu utweretse ko katakamaro bimaze. Ndakwinginze umuntu wari wese ari burebe ino video, ndagusabye data umuhe kwihana, umuhe kubona ko atakintu na kimwe bino byisi bimaze. Habwa icyubahiro data, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Urakoze Yesu.